ngo ni nangazi imirya 10 uzagenzura uyu nguyu yacu ni 5 hano ni 5 ikaba 10. Yesu abamugisha ubw'Imana itimanye Yesu Kristo ikemera kumutanga ku bwanjye nawe ukomoka muri ya mibyare yepfyo mu kabandi izaburute kumuduhana n'ibindi byose. Vuga ngo amina burundu. Haleluya. Izaburite kukwicaza mu kazuka hakayi hariya twese tumuhanze amaso mwabaye mutariko. Reka tumwakire n'ubundi mushumba wacu Jean Marie aje juru. Hari abashyitsi twakomeje kugenda tubona baje kubana natwe na representa w'icyo kigo nababonye baje bahaguruke. Hanyuma kandi Imana ibahumugisha mwiyumvemo ikaze. Ndakabweja nawe yahageze hanyuma twamaze kwakirana ariko najyejuru rwose adusuhuze hanze kandi rwose Imana ibahumugisha. Nkomeje kwakira abashyitsi batugana ndishimye cyane. Inshuti zanjye by'umwihariko famiye ya hafi afande Gapfizi ndetse na madame. Vraiment je suis content. Amashari kuteka batukabije. Mani bahumugisha ariko reka nguhe mikoro uvuge. Ubundi kera ngifashwa mashi nabije rwose abantu b'Imana bahobera ngo ni kiza kabavandimwe baturana bahuje. Yesu abamugisha. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amina burundu rwose. Abatanzi nitwa Gapfizi Mateka Vincent. Uyu no mubyeyi wanjye nanjye. Yego. Mwabishaka mutabishaka niko bimeze. Ariko mwabyemeye ko Nje ndishimiye kuba ngeze aka kanya nagize ingorane mu kazi bituma ntazaho nkuko nari nabiteganyije ariko ndashima Imana ko mpagize nibura abantu bagihari. Ubwo ijambo ryafite umushumba hanyuma akanya kaza kuboneka baza ko mu mwanya nanjye nshime ku giti cyanjye umwanya ubonetse. Murakoze ariko mu makanya nkasoza pasiteri ntari rwose. wakoze umurimo ukomeye. Imana iguhumugishe. Bari kumusabira umugisha rwose ngo yakoze umurimo ukomeye kubw'uruhushya yatanze. Iyo atarutanga ntabwo byari buvemo akazi. Ariko Yesu yarahabaye. Shimira Imana rero itugejeje kuri uyu munsi. Tumaze iminsi twitekerezaho kumva ari ngombwa ko umunsi tuzaba duteranye dutya abantu bateranye begeranye imiryango yose yamaze kwegerana. Numva mfite icyifuzo kitari gitoya rwose imbere y'Imana kugira ngo izagisubize mbone umwanya mwiza wo kongera kuyivuga. Yesu ashimwe. None kandi rawumpaye ndagira ngo mbere yuko nongera kugira icyo mvuga mumfashe twongere tugishimire n'ukuri. Twishimire, twongere tubishimire nihabwe icyubahiro. N'umuryango wanjye wose muri rusange ikaba gikoreye itorero nkoreramo, ikaba igikoreye igihugu cyambyaye nk'umunyarwanda. Iki ni ikintu gikomeye numva Imana yakoze kandi nanjye ngomba gushingiraho nkaba umusemburo mwiza muri ibyo byiciro byombi. Nkumva ngomba gushingira ku cy'Imana ikoze gikomeye nanjye nkakomeza kugihagararaho nkaba umusemburo ushobora kuzana impinduka nyinshi kandi nziza aho ndi no muri sosiyete no mu gihugu cyambyaye. Nkuko mwabyumvise nitwa Nzabirinda Jean Marie. Mfite umudamu umwe n'abana 4 ariko dufite n'abandi bagera hafi muri 5 tubana kandi nabo banjye. Yesu ashimwe.
ni umuryango munini rero, kandi ni umuryango mwiza udateje isoni, mwiza rwose. Ndabishimira Imana rero kuko ingejeje hano uyu munsi, nkaba nambaye iyi ngofero murimo mureba iyi nyirukansaho iminsi itari mikeya, kubera impamvu idasanzwe numvaga nkeneye kuyishaka, ariko Imana ishimwe kuko iyimpaye njyewe nkiri mutoya, nkaba ndi umusore nkuko niganye n'aba basore bakiri batoya, yenda sinari kubiha agaciro cyane, ariko iyi ngofero ndayiha agaciro kuko niyo yampagurukije. Ntabwo ari ugukenera kuzabona akazi gahambaye, numvaga nshaka iyi kanzu, nkashaka iyi ngofero. Nshimira Imana ko ibimpaye nkaba mbyambaye ku mugaragaro rwose. Amashyi menshi rwose. Iyi kanzu n'ingofero ubu mubona bihagazemo birandutira agatimba karengeje umwana w'igikomangoma yakwambara. Ubu rero iyi ngofero ivuye ahakomeye, niyo mpamvu ntagomba kubyihererana ngo mpfe kubivuga ngo nceceke. Ngomba kubivugana imbaraga nyinshi kuko nzi ko ari ishimwe ritubutse. Ndagira ngo nshingire ku ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ya 30 umurongo wa 11. Mumbabarire tuhasome, ntabwo ndi bwigishe, umwigisha yarahari. Duhere ku murongo wa 12 na 13. Yashyize ku butumire cyangwa se ku kantu na designinze kugira ngo nerekane ko dushoje graduation yanjye n'uyu munsi izaberaho, ariko nifashisha aya magambo yanditse muri Zaburi ya 30 umurongo wa 12 n'uwa 13. Yana amagambo numva ndi ku mutima, ntabwo ndi buyavugeho umwanya munini, ariko Imana ibihererwa icyubahiro tugeze kuri uyu munsi kabima. Uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unyenyuruye ibigunira byanjye, unyenyeza ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Ubu nakuze nkeneye kwiga, mbishaka, numva mbishaka. Najyaga numva nzasimbura uwitwa Mabirisi Sibomana, najyaga mwumva kuri radio, nakumva ukuntu avuga amakuru, nkumva nzavuga nkawe. Wa munani, ninjye umwaka wa 8 warangiriyeho nize muri kino gihugu cyacu. Hanyuma nifuza ko nakomeza kujya kwiga segonderi, ariko ntibyankundira, mbona biranze kubera impinduka za politike zariho icyo gihe. Izina ryanjye rizamo umurongo utukura kandi natsinze kuri liste y'abatsinze. Ibyo nakunze kubivuga hatandukanye, ndababara. Numva ntabwo nishimye, nshakisha uwo nabaza ndamubura, ngera kubo nitaga abajyanama, barambwira ngo keretse nimvaho ndi nkazajya kwibariza muri arondisoma ibyumba. Arondisoma sinari nzi icyo ari cyo, n'ibyumba ntabwo nari mpazi, kandi abakambarije bose bari bafunze icyo gihe, bari muri gereza. Mara igihe kinini ndimo mbitekerezaho, ariko ndwara mu mutima. Igihe kigeze, mbona umujyanama ungira inama yo gusubira mu ishuri. Arambwira ngo niba ntabashije kujya kwiga segonderi, ninongere ngerageza amahirwe
ngeragereza amahirwe mu wa karindwi kuko umwaka wa munani wo wari uvuyeho, nsubira mu mwaka wa karindwi, ariko kubera yuko yangiriye inama mu buryo butandukanye, arambwira ati nukomeza kuba mu idini urimo ntacyo bizakumarira, cyaba cyiza nuko waza kaza mu idini rya Kiliziya Gatolika, nibura igihe cyagera ubwo ababyeyi bawe ari abakristo birashoboka ko wazagira amahirwe yo gukora ikizamini cya seminari. Ikizamini naragikoze, nagize amahirwe ubwo nihuse, ikizamini ndagikora kandi ndagitsinda. Icyo gihe hari ubukene bukomeye, mfata akadobo n'utundi tuntu dukenge ku ishuri, ariko ntabwo natinzeyo. Namazeyo imyaka 2 yonyine ku Rwesero hariya muri Giti. Hanyuma rero padiri aza kumvanayo, araza aravuga ngo iwacu baraterekera. Iwacu bari bacumbitse hano hepfo muri aya mashuri ari hepfo ahangaha, niho bari bacumbitse mu gihe cyo guhunga. Hanyuma padiri arambwira ngo iwacu ngo babwiwe ko baterekera, bakora imihango ya gipagani, ngo ntabwo nkwiriye gukomeza kwiga, ngo ni bazabanze babigenzure, ngo nimbe ntashye, ngo ariko nibigenzurwa neza ngo bikaba ari ibinyoma nzagaruka. Teganyo ampambiriza nimugoroba nk'iki gihe, anshyira mu modoka ye, aranzana duca Muhura, dutindaho hariya ku Kiliziya cya Muhura, aramanukana ndetse ndenze Ikiziguro anzana no kugeza ubwo nahise njya mu rugo. Kwiga biba birarangiye, uwo munsi ntabwo nzabagirwa, ni kuwa 2. Kuwa 4 nigira inama yo kuvuga ngo reka ngende mwinginge, mwikubita imbere, wenda yakumva ukuri kwanjye akabyumva. Nkamubwira ko iwacu badaterekera, baba mu ishuri. Mu ishuri ntabwo umuryango wacumbikaga uri umwe, mu ishuri twabagamo turi nk'imiryango 3, 2 bitewe n'impamvu. Ishuri rimwe ngerageza kubimusobanurira ko nta buryo yaterekeramo, ariko padiri ntiyabikunda. Mbonye atabikunze ngerageza kumusaba imbabazi ndetse namubwira ngo reka nze unyemerere unshakire niba nakwibera hano mu kigo, cyangwa ukanyereka ikigo cy'abafureri nakwiberamo nkaba umukozi wabo, ariko ndashaka kwiha Imana. Hari impamvu yatumaga ntahunga mu rugo, ntumpunga mu rugo, nubwo bitumvikanaga cyane, ariko numva nakwiha Imana kuruta uko naba mu cyaro. Hanyuma rero padiri arambwira ati ntabwo bishoboka, iyo ni inenge yakuvanye ku ishuri kandi ishobora kutakwemerera gukomeza n'ibindi byose usaba. Mwinginga mu buryo bwose, mbona ntabikunze, ahubwo ahita nsiga muri ofisi ye, yinjira mu cyumba hirya aragenda. Agahinda numvise uburyo nakundaga kwiga, mbonye situation turimo, mbonye ibibazo, nubika umutwe ku meza ye, amarira arashoka. Ngira amarira menshi, ngira amarira buriya rwose. Icyo gihe bwo nararize cyane kubw'agahinda. Hanyuma rero uko amarira yatembaga, atemba ajya muri madosiye nayatoheje. Hanyuma aje, nta kindi twigeze tuvugana, ahubwo yamfashe hano, intoki ze zifata hano mu irugu, arampagurutsa ansohora hanze, amanukana kuri esikariye ziri hari Ikiziguro, ansohora ambwira ngo ntabwo ari bo bikoze, ngo n'ababyeyi banjye n'abajyanama remezo. Manuka kuri izo esikariye, ntaho ubwo kugenda nari nagenje amaguru no kugaruka nzana amaguru, ariko nasaga n'uvuye Cyangugu. Nari ndushye cyane bikomeye, nkajya numva gupfa ari byo byibanze kuruta kubaho. Kuwa 5 nirirwa ndyamye hano, njya mu ishuri nirirwa ndyamye, no kurya numva sinshobora kurya.
hanyuma rero igihe kigeze nibwo yahise kuwa gatandatu bukeye bwaho nigiriye inama yo kujya gusura impunzi zari hirya habita Kabana. Hari harimo abantu b'abaturanyi twari tuziranye, ndavuga ngo njye kubasura. Ngenda buhoro buhoro n'amaguru, ngeze hariya Bujumo kuri rusengero rwa Bujumo nibwo numvise muri urwo rusengero barimo kuririmba indirimbo ya gatanu mu gakiza ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Ubwo Yesu yinjiraga muri ngewe, bayiririmbaga mu buryo budasanzwe. Nayumvisemo imbaraga zikomeye zimbuza gukomeza kujya kureba impunzi. Umwarimu w'icyo gihe uyu munsi ni pasiteri witwa Sebushumba, byambabaje kuba atateraniye hano, ariko hari impamvu nanjye yarabimbwiye. Arambwira ngo niki cyakuzanye ko utarimo kujya kubazwa? Ntabwo nari nzi ko bari abanyagice barimo. Ndamubwira nti ntabwo naje kubazwa, ariko ndashaka kuba umukirisitu wanyu. Batisi uturutse hehe? Ambaza imyirondoro yanjye ndabimubwira, ariko kubera agahinda kari kandi mu mutima mbimubwira byose uko byakagenze. Ndamubwira ntari iri torero niryo nasengeragamo kera muri 83 na 4. Najyaga nicara ku misambi ya Rukomo ya kabiri ahitwaga Rukomo ya kabiri. Uyu yari umuvuga butumwa. Haguruka pastor. Mani go umugisha. Buriya kiriya gihe niho nakomereye. Uyu mugabo yajyaga arambura ibiganza agasenga mu rusengero rw'Irukomo, yabirambura nkajya mbona ashaka gufata igikuta cyo hakurya n'icyo hakuno akabihuza. Mwigiraho igihe kinini cyane, namwigiyeho ubukristo bukomeye. Mani nguha umugisha kuko ukibikomeyemo. Hanyuma rero ndavuga nti nari umwadeperi ndetse nari naranabatijwe, kuriye muri Ecole de Dimanche mbasobanurira ibintu byose, ariko kandi no muri Kiza Gatolika niho mvuye, nari umuhereza, nari umuntu ukomeye. Ubwo rero uko mwangenze sinkuzi, ariko ndaje ngo munyakire. Sinarinzi nanjye birimo kumvugiramo. Hanyuma rero ahita ntwarira umupasiteri w'umusaza simuzi, n'ubu ntabwo nongeye kumubona. Baramumpa nawe mubwira uko nabwiye mwarimu wabo, bahita banyakira barambwira ngo humura, ngo none se uremera ko tugushyira ku rutonde rwabo tuzakira tukababatiza? Ndamubwira nti rwose ndabyemera. Bari kubatizwa kwa gatandatu ukurikiyeho guhera uwo munsi baranyandika. Bamaze kunyandika numva umutwaro w'agahinda nari mfite urashize. Nuko rwose muramuha muhaye mushwari. Iyo ni inzira y'umusaraba. Iyo ni inzira y'umusaraba, ariko Uwiteka arabikoze. Ntaha, ariko ntaha numva naruhutse, ntaha numva nagaruye ubuzima, numva nakomeye. Iby'ishuri nabihagaritse nabivuyeho. Uriya mugabo nigeze kubabwira Munyabuhoro, nahise nza mubera umukozi. Munyabuhoro haguruka. Namubereye umuboyi uriya mugabo. Negere. Anyigisha guhinga. Urugendo ni rurerure kandi nzingira amakona menshi. Icyo kiba cyatuzinduye kumva inzira Uwiteka atabara. Ari ikintu gikomeye kuko yanyigishije ubuzima, iyo ntamugira byari bindangiriyeho. Antoza umuco wo kwirwanaho kandi ndabishobora.
gake mu gitondo nkafata abana be b'abahungu babiri, ubu bose ni abagabo, abakubita ku igare nkamusanga mu murima n'abakozi, nkahingaho ubundi nkarera abo bahungu. Bariya abahungu be buriya narabahetse igihe kinini, anyigisha gukora, turubaka. Ubu muri 97 naraje inzara inkorogoshoye ku mugongo, mbwira umuntu ko nzi kubaka kandi ntaho nabikoze. Cyakora uyu mugabo niwe wabinyigishije. Yesu amuhumugisha. Nari mu mwiza rwose. Arambwe wayinyubakira ni cyane. Inzu ndayubaka, yibumbira amatafari, nubaka fondasiyo, nta handi nzamura inzu ndayisakara. Tom ari hehe? Nakubonye Tom, dore inzu ya Tom nguriye. Mu buzima egera hino ni ifoto yari bitewe n'ikibazo gikomeye, ariko Tom nagushimiye ko waje. kuba waratanze akazi ku mufundi wakigiye mu nzu. Ariko kabisa engineer wigiye kuri telecast ntabwo aho yavuye. Hanyuma nkakura kwirwanaho, ariko kandi muri ubwo buzima makura n'indi nyigisho nshaka kwigisha iri teraniro mwese muteraniye hano. Makura gufata icyemezo ukagihagararaho. Nta kindi kintu kimpaye ikanzu, nta kindi kintu kimpaye iyi ngofero nambaye, nuko niba hari umugabo uzi gufata icyemezo akagihagararaho ni NZABIRINDA. Amashyi rwose. Ibi byo mbyiziho, kandi rwose iyo navuze ngo kama mbaya ndemera n'agatuza nkakaturika, ariko icyo nshaka kugeraho nkakigeraho. Kandi niba hari ibintu bishobora guhindura umugabo kuba umugabo, ni ugufata icyemezo ukagihagararaho. Ubundi ntabwo byoroshye kugera kuri uru rwego ukambara iyi kanzu ufite umuryango mwumvise nababwiye. Ntabwo byoroshye ufite responsibility zindi zijyanye n'umurimo w'Imana. Abakozi b'Imana duteraniye hano muza amaraporo abasabwa ukuntu angana, kandi ukiyaranja ku buryo ayo maraporo aboneka, ugakoresha n'ibishoboka byose kugira ngo n'amasomo ukeneye kwiga uyakurikirane kandi uyatsinde. Mu by'ukuri iki kintu kijyanye n'iminsi namaze hagati y'igihe naviriye ku ishuri n'igihe nasubiriye ku ishuri, iri somo ryo gufata icyemezo ntajenjetse kandi nkagihagararaho niryo ryampaye ububasha, niryo ryampaye ubushobozi hamwe n'Imana ngera kuri uru rwego nihabwa icyubahiro. Kuva ntangiye 2010 ku ishuri nabatangiye mbibabwira gato, n'ubwa mbere muri aka gace bari bumvise ko umuntu w'umugabo ashobora guhaguruka akajya ku ishuri. Nta bandi bantu bari bakabitekereje, ubundi abantu bose bigaga na abasore n'abakobwa bakiri batoya. Ariko kubera intimba yamporaga ku mutima, iyo abana twiganye muri icyo gihe babaga bagiye kudefanda bakanyiyambaza nk'umuntu bazi ko twicaranye ku ishuri kandi nari umuhanga, bakambwira bati tuzajyana i Butare ntituzagusiga, NZABIRINDA twariganye turabizi, wagiye udusobanurira, wagiye udufasha. Numvaga nishimye nanjye nkashyiramo akenda keza nkabakurikira, ariko nagera i Butare nabona bambaye iyi kanzu batangira kudefanda ibitabo byabo, amarira agatakara.
nkumva ngewe ibyishimo nakabaye ngira bihinduwe n'impamvu ngewe ntizi. Iyo yabaye indwara ikomeye muri nge, nkahora nifuza kujya ku ishuri. Mana ishimwe, 2010 mfata icyemezo kidakuka, nahuye na obstacle nyinshi zagombye kumbuza kujya ku ishuri cyangwa se no gukomeza kwiga. Ariko icyemezo cyiza umuntu afata akagihagararaho, iyo ndamuka ngamburuye gukomera kwanjye ko ari kuba kubaye ubusa. Hanyuma rero mpura n'ingorane zikomeye. Ingorane za mbere nahuye nazo ni ukuba nari maze imyaka 17 ntazi intebe y'ishuri. Naragiye mu buzima busanzwe bw'isi bwo kwicukumburira nyine nishakira ubuzima, nshaka umugore ndabyara, byari bihagije gutunga umuryango, ubundi nkabaho gutyo. Ariko ntabwo byigeze binkundira, numvaga ntatuje nubwo byabaga bimeze bityo. Nkahora mbwira umugore ntariko nubwo numva wowe hari aho ndusha wageze, waretse tukagurana akaba ari njye ujya ku ishuri. Uruhande rumwe akambwira ati uzagenda, mu rundi ruhande ati reka mbanze ngende nihute kuko ngewe mburaho make mbanze mbone diplome. Igihe kimwe kigeze nawe afata icyemezo cyiza, mfite umugore mwiza. Reka tumuha amashaka byara rwose ndaza kubivugaho mu kanya, ariko ibi byose niwe ndamushimira. Hanyuma icyo gihe kingana gityo nticaye ku ntebe y'ishuri, cyari igihe kidasanzwe. Ntabwo cyanyemereraga kuba nakwiga rwose. Iyo ni impamvu ya mbere yagombaga gutuma kwiga nabireka. Indi mpamvu ya kabiri ni isi aho igeze. Tukiga mbere nibura twageragezaga igifaransa nacyo umuntu atacyumvaga neza, twiga mu buryo umuntu wese ajenjetse atazi ibiri imbere uko bihagaze. Hanyuma rero mfata icyemezo cyo ngwino gera ngwino kabisa. Urakoze cyane, Imana iguhe. Uyu mwana nawe turarangijanyije kandi nawe naramureze n'umwana wanjye. Amashi ku Mana yacu gusa. Twatangiranye umwaka wa 4 shagera. Urakoze kabisa. Rwose